rwose nzajya mbasengera. Rero abantu bose bari mu bikorera burya ntago ari abaririmbyi. Rero Dorcas ntago nta nubwo na korali yaririmbagamo njyewe nayibonye rimwe gusa iririmba kandi ntabwo ari muri korali nta ndirimbo yateye, so kuvuga ngo ntabwo nari nzi uburyo aririmba, ariko Imana yo buriya yari yaramunteguriye ivuga ati azitamurura abantu bazamubona. Agira amarangamutima cyane, ndetse kandi biri mu bintu bihangayikishije cyane bimpangayikishije. Ndabasuje mwese mukurikira Fiesta TV, nitwa Didas turirimbe nkuko bisanzwe. Ngira ngo muri kubona ko hari ahantu hadasanzwe ndi nanone, turi muri press conference, ni ikiganiro n'itangazamakuru kigiye kuba hagati ya Papy Claver na Dorcas, aho tugiye kugaruka ku bijyanye n'igitaramo bafite cyitwa Yavuze Yego live concert. Ni igitaramo kizabera muri Kigali camp, kizaba ku itariki ya 14 ndumva ni kuri kuwa gatandatu muri weekend tujya kwinjiramo. Ni igitaramo rero cyiza cyateguwe n'aba baririmbyi, kizaba cyitabiriye na Prosper Nkomezi, kizaba kirimo Ben na Chance n'abandi baririmbyi benshi. Ntitwakwibagirwa uwitwa Josh Ishimwe, nawe nuza ari mu baza performinga, uwitwa Jonathan ndetse n'abandi. Ni igitaramo rero cyateguwe by'umwihariko ngo ku bushake bw'Imana, niko Papy Claver duherutse kuganira arambwira. Sinzi niba wenda ari buze kubigarukaho, ariko ni kimwe mu bintu byitezwe kuba yabazwaho ukuntu Imana yamutegetse gutegura igitaramo nk'iki ngiki. Reka mbareke rero mukurikire iyi nama cyangwa se ibi biganiro, hanyuma muze kuryoherwa n'ibiganiro byacu hano kuri Fiesta TV. Ikintu cyatwasipiye tujya gukora indirimbo zo mu gitabo, icya mbere ni umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana, ikindi kandi navuga ngo ni experience uruhande rwanjye nari nzifiteho, kuko natangiye kuziririmba tutarahora na Dorcas, ariko ntangira kuziririmba kubera nakuze iwacu baziririmba mu rusengero, bampa kuririmba indirimbo, ngakoresha indirimbo zo mu gitabo. Abantu bakansaba bati iriya ndirimbo uzayidukorere muri studio. Urebye nuko natangiye nzikora gake gake, ariko kandi Imana iza kumbwira ko izi ndirimbo nzaziririmba nkazirangiza. Kubimbwira gutyo nta studio nari mfite, nta ubushobozi murabizi gukora indirimbo, so kumva kuzakora indirimbo 550 ni ibintu byari bikomeye. Ikindi mpamvu arizo nyinshi dukora kurusha izacu, ni ukubera ko urumva indirimbo nyine zo mu gitabo ni nyinshi kandi nazo zizahimbwe n'umuntu umwe. Wabona natwe wenda ari uko dufite igihe gitoya mu muziki, ariko wenda mu myaka nka 60 yanjye ushobora kuzasanga nanjye naranditse indirimbo zigera muri 500. Izi ndirimbo ubwazo ziraturuta, twasanze zihari, no kugira ngo nzibone nazo ubwazo bisaba kudekoda ariya makode yazo kugira ngo menye n'izo ntarinze. Urumva rero niyo mpamvu akenshi ziba nyinshi kurusha izacu. Hanyuma nk'uko wari ubivuze, muri concert yacu harimo indirimbo nshya kandi zacu twanditse muzabona. Murakoze. Wowe ariko cyane cyane akamaro ko twabonye cyane kuno gukoresha YouTube, n'akahe kamaro wabonyemo kuriya cyane izi ndirimbo kuri YouTube? Kuko umwe mu bahanzi wese yababwiye kugira YouTube channel yabo bwite, bakuviriyaho ibintu byabo, cyane cyane ko indirimbo zawe wenda ntuzijyana cyane kuko ariko ukora video itumira audio ukayishyira kuri YouTube. Niwe musaruro byatanze n'umusaruro byavugaye nka Papy Claver, niwe musaruro bimaze kugezaho.
umusaruro wa mbere natangiye nanabikomozaho, ni ukubona abantu benshi bakira agakiza kandi binyuze mu ndirimbo zacu bakuye kuri YouTube, kuko singiye guhita bivuga ko sinabiteguye, ariko nk'ubu ugiye mu ndirimbo zacu ukareba mu ma comments aba ari mu ndirimbo, uhita ubona umuntu ari kuvuga ati nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza kubera ino ndirimbo. Uwo ni wo musaruro wa mbere navuga ngo ushimishije kuri twebwe. Hanyuma ikindi gikurikiraho no mu buryo bw'ifatika, ndavuga amafaranga kugira ngo bidufashe gukomeza nyine no gukora n'izindi, naho navuga ngo twabiboneyemo ubwo buryo, niko navuga budufasha kumwivuga butumwa. Yego. Okay, murakoze. Nitwa Ikuzo Emi, muraradiyo umucyo muri TV n'Isibo TV. Hanyuma ngiye kubaza Papy aho bwa mbere ba YouTuber banyumva bari hano bwa mbere na mbere. Papy niyo yindikara yavuga ko agiye gukora advert muri video ye, ko mwivuga ko icyo gihe hari akirimo advert, hanyuma avuga ko atazongera gushyiramo advert. So icyo gihe abantu benshi babivuzeho byinshi bitandukanye, ndatekereza ko Papy umunsi twamubonye ategura konseri izaba ari ibintu byose azanatwitikeho kugenda niba nahise mbyumva. Hanyuma uyu munsi ngiye kubona ko yateguye konseri iriho ibiciro. Abo buntu bo ntituramenya niba banahari, kuko ntabwo turabona ikitwereka, turaza kubaza batwereke abo buntu barabonetse bangahe mwagennye umubare koko warabonetse, tumenye ko nahari. Hanyuma wenda kubera iki mwashyizeho biriya biciro, icyo ni kimwe. Hanyuma icya kabiri, wagize iyerekwa ryo gukora izi ndirimbo zo mu gitabo. Ugira iyerekwa, wari ufite iyerekwa ryo kuzahura na Dorcas aho umuririmbyi akagufasha kuririmba izi ndirimbo. Ikibazo cya kabiri iyo twifuza kukubaza Okay, murakoze cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimureke tuyoborwe n'umwuka w'Imana, nibwo tutazakora ibyo kamere yacu yifuza. Njya gukura ama ads nk'uko mubizi nyine mu Rwanda nta yakibamo, ariko nageze nk'i Burayi, hanyuma aho bayashyiramo wabishaka utabishaka. Twebwe hari igihe twajyaga tukayakuramo koko akanavamo burundu, ariko hariya ho bayashyiramo wabishaka utabishaka, kuko bo bari YouTube nyine irahacururiza. So hanyuma impamvu rero nayakuyemo ni ukumvira umwuka w'Imana, ndetse no kureba ngo ese ni ikihe cyiza, ni iyihe nyungu mbifitemo cyane kurusha ibindi. Ese mpitemo ubutunzi cyangwa mpitemo abantu benshi baza kuri Kristo? Ndakubigira impamvu nk'ebyiri. Hari harimo ko aya ma ads, indirimbo zacu nyinshi abantu bazikoresha bari gusenga, bakatubwira bati iyo ndi gusenga ndimo gushyiramo indirimbo, najya kumva mwumva hajemo for example ads runaka. Hari n'igihe naho mu Rwanda wasangaga hajemo nk'indirimbo y'iminota ine yose igashira, kandi iri hagati mu ndirimbo, iri hagati wenda mu ndirimbo yawe. So ibyo ngibyo rero bikadisturbinga wa muntu urimo urasenga. So icyo nahisemo rero, nahisemo kuramira, navuga ngo ubugingo bw'abantu bari kubimbwira kurusha inyungu twebwe twabikuramo. Hari uko mbeshye? Tubiganiraho na Dorcas, kuko urumva ninjye ukunda cyane kureba ku ma comments, hanyuma tubiganiraho na Dorcas, tubifatira umwanzuro n'urugo rwacu kandi rwifuza kugenda uko Imana ibishaka. Haleluya. Hanyuma
hanyuma ku bwa konseri no kuvuga ko kubera iyo mpamvu ndetse twari gukora na konseri y'ubuntu, ni nayo mpamvu nyine twashyizemo iyo myanya y'ubuntu. Kuvuga ngo murabimenya gute ko iyo myanya koko yagiyemo, wenda ubwo muzaza muri konseri hanyuma abo bantu mubabone kandi koko batishyuye muzabibona, kuko ubu ngubu nta facts mfite nabereka ngo muvuge koko binjiriye ubuntu. Hanyuma kuba rero hagiyemo amafaranga ndetse nta nubwo turi kubikorera n'ibyo by'ubuntu, ntabwo twari turi kubikorera kugira ngo abantu bazadushime, twebwe twabikoreraga kugira gusa kubw'ubutumwa bwiza gusa bw'abantu batabashije kwitabira konseri. Ndetse n'ubu ngubu umuntu ashobora kuvuga nk'ubu ngubu even no mu makomenti akavuga ati namwe mutangiye kwishyuza, nabo ngabo tutishyuje binjiriye ubuntu, ntabwo twabikoreraga kugira ngo abantu bazadushime. So rero ayo mafaranga nayo kudufasha mu buryo bwo kugira ngo konseri igende neza n'umurimo w'Imana muri rusange wacu dusanzwe dukora ugende neza. Iyo tugiye hariya twishyura sound, tuyishyura amafaranga menshi cyane. Can you imagine fite sound yanjye igura wenda $1,000,000, ejo nanjye najya gukora konseri nkaba ntagikeneye kujya gukodesha sound. Icyo gihe nimba nituba dufite nka sale, tuvuge ni ngewe wayiyubakiye sale iberamo ibitaramo, yakira wenda abantu 10,000, nimba mfite sound ibasha gukavaringa ya sale, icyo gihe nzakora konseri y'ubuntu for free, cyangwa se tujye tunayikora wenda buri kwezi. Ariko ubu ngubu dukeneye kwishyura ibintu runaka, dukeneye gutya na gutya, ikindi tuzajya mu mastudio, ibyo byose biradukostinga. That's why hajemo iyo myanya iri free y'abantu batabona amafaranga, kandi nabo ntibaba bose, even nabo bazishyura amafaranga nabo ntibaba bose, kubera ko ari igihe uzasanga ku munsi wa konseri tuvuga ngo amatike yashize, konseri abantu buzuye muri sale. So niyo mpamvu rero yo kugira ngo dushyire ayo mafaranga kugira ngo adufashe gukavaringa ibyo byose. Murakoze. Bibwira ko tugeze na kure ikiganiro cyacu. Kiramutse gihari nagisubiza nta kibazo. Ariko icyo nageraga ngo tunongereho nuko ku bantu bategura ibitaramo bazi ko sale tuvuge ya Kigali ijyamo abantu 2,500. So bagomba no kujyaho mezire za security y'abazitabira igitaramo, kuko haje nk'abantu 15,000 n'urugero ari kwinjira ari ubuntu. Murumva ko security purpose ku bantu bategura event barabizi ko ni requirement y'inzego zacu z'umutekano, iz'umujyi n'ubundi buryo bwinshi ugomba gukoreshwa kugira ngo abantu b'Imana ndetse n'igihugu babe bari well safeguarded. Sinzi niba ntacyo mujya mu gitekerezo. Nk'isare dushyizemo abantu 1,000 bajyamo. Niyo mpamvu ibyo byose nabyo biramataringa. So murakoze cyane Christian. We gatoya ari ikibazo nani ndabyibutsa nyine ko nakibagiwe koko. Ego hanyuma Dorcas rero ntabwo njya tujya gushakana, ntabwo rwose nayo ngamije ko tuzafatanya kuririmba, ariko Imana yo yari yarabipanze mbere y'uko duhura. Twibwira ko barabimubonye n'umwe. Navuga nti Steven ati akarambagiza impano. So icyambere Dorcas ntabwo yari umuhanzi. Ikindi kandi ngira ngo namwe ni bake bari bamuzi aririmba. Ubundi yaririmbaga muri korali, kandi burya nkunda kubivuga, abaririmba muri korali bose siko bazi kuririmba. Hari abajyamo yaririmba wakumva ijwi rye akavuga uje kuririmba se ubu, akavuga ati bose nzajya mbasengera. Rero abantu bose baririmba muri korali burya ntago ari abaririmba. Rero Dorcas nta nubwo
na korari yaririmbagamo njyewe nayibonye rimwe gusa iririmba kandi ntabwo ari muri korari nta ndirimbo yateye so kuvuga ngo ntabwo nari nzi uburyo aririmba ariko Imana yo buriya yari yaramunteguriye ivuga ati azitamurura abantu bazamubona murakoze cyane. So to be quick reka twakire Anizi Christian hari umugabo uyu ni wa gatatu hari undi wari waje mbere yawe urani kugenda ku murongo reka manze Anizi noneho nkurikizeho wowe then Christian uko mwagiye mubaza bikurikiranye urakoze. Ikibazo cyane ikibazo Dorcas yaba mu konseri mu nsengero ndetse n'ahandi hantu mugerageza kuririmba tujya tubona amarangamutima yanyu cyane cyane wenda ndavuga ngo na Dorcas ari amarangamutima yego binatuma na public nayo iyagira ikomukira ariko nk'uko Papy yavuze ko umwihariko muri kiriya gitaramo cya konseri yanyu ni uko muzagira umwanya munini wo kuririmba bivuze kandi mwabaga mufite igihe gito ariko muri icyo gihe gito umuntu wese wabaga agira amahirwe yo kubabona yabonaga amarangamutima yawe ese urasezeranye cyangwa iki public uyijeje ubwo rwa mwanya munini noneho uko uzarushaho kuba munini azarushaho ni icyo kibazo ufite cyangwa nyine umubare w'ibidukikije hanyuma niwe mbajije kuko ariwe kugira ngo abe arimo aravamo ariko nka Papy umwe nawe yanavuze ko yishimira kujya mu marangamutima yawe we ni iki abivugaho murakoze. Amarangamutima ntabwo ari ikintu umuntu apuraninga ngo avuge ngo uyu munsi nzaba afite amarangamutima cyangwa ngo nzarira ntabwo umuntu abivanga biterwa wenda na situwasiyo ibaye biterwa n'ikintu kikuje ku mutima biterwa n'ikikurijije ntabwo rero mbizi ushobora kuzarira kuva itangiye bikarangira cyangwa se sinarire ntabwo mbizi agira amarangamutima cyane ndetse kandi biri mu bintu bihangayikishije cyane bimpangayikishije kuko wabona ashaka ko nzaba umuhanzi ku giti cyanjye dukorana ni ukuvuga ngo ariko byose biri mu azagerageza navuga ngo gukontorora stage kugira kuko yanasanga abantu buzuye sare akarira rwose ariko Imana izabidufashamo kugira ngo umurimo wo kuririmba uzagende neza. Hanyuma reka ubwo namamaje nkabarambira reka twakire ibibazo bingahe tugasoza bibiri reka Christian komeze MC Theo n'uyu mugabo ubwo turaba dusoje sibyo Imana yamugisha. Murakoze yitwa Christian Bayisenga umunyamakuru nshaka kubaza ibibazo biri mu buryo bw'umwuka nahera kuri Papy nabonye yavuze yego live concert baza gushaka iyo ndirimbo yo mu gitabo ubona ntabwo ndimo nyikoza mwese Dorcas wongeye kuvuga yego ndashaka kumenya aho iryo zina ryavuye iyo konseri tubwire n'aho imyiteguro igeze kize kwijanisha ikibazo kindi kibaza Dorcas. Okay, sorry, naje ngenda agera saa 8 ziragera afite ndongera ndagenda. Sorry. Bazi kuba footage ubu. Sorry. Yes. Muransubiza icyo ngicyo kibi cya kabiri. Ndashaka kubaza Dorcas kuva Papy yaza mu buzima nibe bintu bitatu byahindutse. Murakoze. Yego murakoze. Dufite indirimbo ivuga ngo ninde wahindura imigambi yawe Mana. Yumvikane ko ni Imana twavugaga tuvuga ngo uvuze yego nawe avuga hoya so rero kuba Imana yari yavuze yego ni Imana twashakaga gusobanura muri make. Yego nyite kugeze kuri kangahe kwijana
imyiteguro ntabwo najanisha ariko tubigeze kure mu by'ukuri. ibintu bitatu byahindutse. Murakoze, arambajije ibintu bitatu byahindutse kuva aho papi aziye mu buzima bwanjye. Nubwo amajije bitatu ariko ni byinshi. Mbere y'uko aza nari umukobwa, ariko ubu ndi umumama, ndi umubyeyi, mfite abana babiri kubera ko turi kumwe. Ikindi of course tumye nicara hano, tumye abantu bamenya uko yanzanye mu muziki, aranyigisha, aranzana nyine imbere yayo n'ibindi byinshi. Murakoze cyane. Ikibazo mfite cya mbere ni ukubaza papi igihe amaze umuziki ibintu yabonye urugendo rutandukanye ibihe aho urazirikana ko bino bihe byaravuye muri misike ibihe byari bigoye kuri we. Hanyuma ikindi nibuze kubaza ndakibaza nati mwatumvise ikindi kibazo ati n'integuro baze kutubwira ese uriya munsi n'igiya muzadufasha twemerewe kwinjiza amakamera bizaba bimeze gute? Murakoze cyane. Yego, murakoze. Ibi bintu nashatse kubivuga kera ariko kandi nshaka kubivuga hari abantu benshi. Ubwo muhari rero ndagira ngo munyumve neza. Mu by'ukuri urugendo rw'umuntu utangira umuziki ruragora cyane. Icya mbere uburyo bwa mikoro, ndavuga ubushobozi, biba bigoye kuba ushobora kuba uzi ko ufite package muri wowe ariko udafite uburyo bwo kuyitanga. Icyo ni icya mbere gicalenjinga ku muntu utangira umuziki. Ibyo kandi rero twabinyuzemo byose twese. Ikindi nk'uko mwabibonye hano, ndagira ngo ibi bintu mubirebe. Niba hano harimo abana bari gutangira umuziki bakaba bazaririmba muri konseri, kubera iki tutabashyira kuri posta niba dushaka kubaha umwanya? Ngewe ibi bintu byarancalenjinze, ari nayo mpamvu navuze ngo ninkora konseri ntabwo nzafata ba bantu bakizamuka twita ngo baracyazamuka, noneho niturangiza bo nitubashyire kuri posta. Nitugera ku munsi wa konseri umuhe stage abantu batarinjira, cyangwa se ntiyakoze na sound check, noneho ugiye kumuha umwanya ajye gukorera kuri sound, atakoreye sound check, nurangiza yiriye yimaze yashatse na bande ye nta n'amafaranga uri bumuhe, nurangiza umubwire ngo noneho ya minota 20 nayo naguhaye, ubu ngubu kubera ko igihe kiri kwihuta ugiye kuririmba indirimbo imwe, iyo ndirimbo yakiswe ko ari sound check ugiye gukora. Nurangiza MC ahita azamuka kuri stage ahita avuga ngo noneho konseri iratangiye sasa. Bivuze ko ntabwo yaririmbye muri konseri. Bariya abantu baravunika, mu by'ukuri baravunika. Ye mba mbivuga mbabaye. Mbivuga mbabaye kubera ko byambaye. Byambayeho. So rero mu by'ukuri navuga ngo urwo rugendo ntabwo ruba rworoheye umuntu. Mwibaza umuntu ukuntu ari butahe atekereza, namwe abanyamakuru ubusanga nta n'uwamubonye, yibuze basi azanamubwira umuntu. Nayo mpamvu navuze ngo ninegura konseri bazaba bari kuri posta mubabone. Ikindi kandi ntabwo tuzababanza kuri stage ninjye uzayibanzaho ndirimbe, hanyuma tubaho umwanya hagati muri konseri. Murakoze. Ikibazo cyane nshaka kubaza, amakuru abari inyuma turi imbere handitseho ko amatike y'ubuntu yashize asigaye, kandi impamvu ya press conference ni ugufasha abantu kugira ngo bamenyeshwe igikorwa gihari cyangwa se iterambere. Hariya hasi humvikana ko hari bigaragaza ko hari amatike y'ibihumbi 10 ariko hariho invitation. Ni gute tugiye
gutandukanya invitation hari umuntu akaza kwishyura ni gute turi gutandukanye kuba ari itike ari kwishyura ese uzaba umuntu invitation nk'umutumira umwishyuza usobanurire itandukaniro riri hagati yo kuba umuntu ari kuri itike isanzwe ibyo bihumbi 10 no kuba yatumiwe cyangwa yahawe invitation Papy bijyana hamwe n'iki kibazo cya nyuma tugiye kugaruka niba media tuzaba tuhari ihangane sinari kugaruka turabigusubiza nta kibazo. Thank you. media tuzishyura natwe cyangwa tuzatwihara tuzemererwa gushyiraho kamera cyangwa kubera za ndirimbo nshyashya ntitwemerewe gucana kamera zacu. Turaza ngira ngo twabanza gusubiza icyamatike. So hari abambujije kuvuga kare ariko munyemerere mbivuge iby'amatike. VIP invitation na VVIP invitation ku bantu bamenyereye ibijyanye na setting cyangwa se uburyo konseri cyane cyane zishyuje ziba zimeze. Iyi premium ticket aba bantu bazaba bafite ahantu habo bicaye kandi heza. Hanyuma VIP invitation nabo bazaba bafite n'urundi rwego rwa kabiri rwa invitation twashyizeho, nabo bazaba bafite ahandi bicaye. Hanyuma VVIP y'ibihumbi 50 nabo bazaba bafite ahandi bicaye. Izi zose ziboneka kuri ishema.rwa. Nkuko mubizi umuntu tuvuge yaguze nka table muri konseri cyangwa se yaguze tike y'ibihumbi 30 ndaga kuri y'icumi, ibyo ari byo byose tubaye direct tutabitinzeho cyangwa ngo tubi commentingeho cyane bicara ahantu hatandukanye, sibyo? Navuga ko rero difference irimo ni imyanya bazaba bafite, imyanya bazaba bicayemo, ariko w'ibihumbi 10 wa 30 wa 50 bazaba bafite card cyangwa se ikibinjiza muri konseri zitandukanye. Ubwo rero turagira ngo mudufashe nk'abanyamakuru wisobanurira abantu ko hari tike z'ibihumbi 10 na invitation z'ibihumbi 30 na invitation z'ibihumbi 50, ikibitandukanya gusa naho bagomba kwicara nta kindi. Ariko ubundi no operation ntabwo ari ikibazo, ni nkuko tugira no mu baterankunga buriya dufitemo platinum sponsor tukagiramo golden sponsor, ntabwo operation zaba zimwe bitewe nyine na ya cost navugaga. So uko byitwa byo ntabwo twabitindaho cyane, nuko ari categories zitandukanye. So ndibwira ko ibyo bihagije, murakoze cyane. Reka rero kugira ngo tudatinda twumve uriya mugabo wa igihe, ndumva ari we muntu wadusabye ijambo kare tutahaye wa igihe, hanyuma twumve na mushiki wacu turaba dusoje. Ariko hari ikijyanye na media, Musinga sinzi bayo kwegera hino kugira ngo adufashe. Ngewe numva abanyamakuru nk'umuntu w'umunyamakuru batumiwe. Abanyamakuru bose baratumiwe, ariko ikindi kandi murabizi rwose ko tuba tubikora live recording. Iyo rero ushyizeho kamera yawe ukagenda ukajya ku bya uploadinga, twese turabizi natwe dufite amacano twakabishyizeho, sibyo? Icyo gihe nyine uba wiciye abangaba rya vugabutumwa ryabo bari gukora, biba bibyinshi. Rero hari indirimbo tuzarekodinga, tuzagerageza kubabwira ko wafata Prosper Nkomezi nta kibazo, Josh Ishimwe nta kibazo, na Ben na Chance, ariko hari indirimbo bazakorana na Bakeva, indirimbo bazakorana na Bakeva reka tuvana tugeze kiriya namwe muzatwubahe, sibyo? Nyine mwumve ko iyo ndirimbo niba Ben na Chance babafashe baririmba, ariko indirimbo baririmbanye na Bakeva mwishyiriwe, sibyo? Kandi biba ni byiza kuko nawe tutiriwe turwana kumubwire ngo ngwino ngukuraho kamera mugira yego. Okay, nyine ikibazo ni uko hari igihe turwana nkakubwira ngo iyi ndirimbo giye kwifata, nawe ukaba uri kugira ushaka kugira ngo nawe afate amahirwe. Wenda ari icyo nanjye nakongeraho kuri ibi ngibi, nk'umuntu nanjye ukoresha navuga ngo YouTube kuri ubu ngubu
ntabwo ngewe njya mbuza niba hari umuntu baporodinga ibintu bye byinshi cyane wenda ari kuririmba ahantu usanga ari twebwe cyane, nta n'uwo mbibuza ari nk'abo mbibuza ariko bitewe na sawundi. Mu by'ukuri hari igihe mufata sawundi wajya kumva birabishye pe, ese mwebwe ntabwo mwaba mubyumva kweli? ntabwo mwaba mwumva ko biriya bintu bibishye? mujya mugerageza. Cyakoze hari igihe usanga hari nk'insengero zifite amamixeri meza, mixeri digital, ahantu tujya wabifata kabisa natwe twabireba kandi ukabona byanagize na views nyinshi pe, ariko hakaba ibindi mufata bivuga nabi ugasanga bifite n'igihumbi kimwe gusa cy'amaviews, nabyo ubona gusa. Ni ukuri mujye mwihangana, namwe nimujya kubifata mubishyiraho, mushyireho ibintu bimeze neza. Murakoze. So kiriya gihe ntimugire ikibazo, tuzakominikana, tuzaba duhari twese, yewe musinga n'indi timu nini ya production, tuzaba dukominikana. Ikindi muzaba mufite ibibaranga, dufite badge nyinshi rwose, dufite badge 80 zibagenewe, ntabwo nzi ko mwazimara 80 ntimwazimara. So mutumire n'abandi ahubwo, ariko nibigera muri kiriya gihe muzihangane dukominikane, kandi hazagira ubabara cyangwa arakari, tuzakominikane kugira ngo content dushaka gufata ya papi gusa igende neza, sibyo? Yego. Nka buriya ngewe nabasaba, nka buriya ukoze highlight ukerekana ko igitaramo cyari kimeze, natwe ukadufirima nta kibazo, ariko bitarimo content yacu, indirimbo nicyo cyane tuba turi. ntabwo nayikora azamo yambaye kandi bizazana kopirayiti, habamo kopirayiti, sibyo? bitazakongana kuko natwe turamutse tugiye kwakodinga dushobora kubaretinga kopirayiti kandi bakayitwa, sibyo? amajwi muri make Musinga niwe head of ibi bintu, kandi murabizi YouTube business, sibyo? Let's be honest, tuzabikora neza twese, sibyo? Badge zanyu umuntu wacu ushinzwe media azazibaza bari ku muryango. Moses nawe ku bantu baba muri ya industry dukorana umunsi ku wundi, izo badge azaba zifite zose. Ndaje nkibabwire, hanyuma mureke twakire igihe de na mushiki wacu dusoze. Murakoze. Ari ikintu avuze mu kanya cyangwa cyangwa se ari imvune abahanzi baba bakiri kuzamuka cyangwa bakiri kuganira, haba ku muziki ntabwo n'ahandi bibamo, ariko abivuze bigaragara ko ushobora kuba wenda ari ibintu biba byamamaye, ushobora ko ufasha neza ukabwira ukatubwira niba waba wageze uhura nabyo, haba hari umuntu ahantu wagiye kuririmba ukajyaho igitaramo kigatangira bamaze kuririmba, mwegere na mesaje igihe utanga kuri icyo kintu n'ibyo hari. Yego, ntabwo ndi bumeshoninga abantu, ntabwo nabavuga, namwe murabizi, nawe bimbajije urabizi ko ntabavuga ariko mu by'ukuri byatubayeho, ni ibintu ndi kuvuga ngiye byambayeho personally, byo kutubaha abahanzi bakizamuka. Kandi rega n'ubundi hari n'igihe uvuga ngo umuhanzi aracyazamuka, ariko azazamuka, kandi hari igihe azazamuka we wamanutse. Birashoboka rwose. So rero icyo kintu cyo gusa naho twubaha barumuna bacu Imana ihagurikije vuba, tukabaha umwanya, kandi koko niba ushaka kumuha support uyimuhe yuzuye, wiyimuhe igice, ubwire ngo nzaguha umwanya muri konseri yanjye, nurangiza uyimuhe abantu badahari. Mu by'ukuri ntabwo uba umuhaye ya support we ubwe yari ategereje.
kandi bano bantu twita ko bakizamuka ubwe hari igihe aba yapostinze nk'iyi posta akavuga ati agatumira abashuti be n'abandi bose n'abo ku rusengero iwabo n'abandi barishya amatike ngo ari we baje kureba, bahagera ugasanga bagiye batanamubonye. So navuga ngo rero aba ari ikibazo mu by'ukuri. So ikindi warukoze cyangwa kutubwira nyine mu bindi hari icyo wari wakomeje uvuga ko ari wowe uzatangira kuri stage, ni ukuvuga ngo muzajya mugera mu garuka cyangwa muzagenda birangira abandi bashyira? tuzagiramo amastage atandukanye. ukiri kuri icyo ufite abanzi benshi babuza kuzakora amasaha yose, uzakora amasaha uzatangira ryari musoze ryari ku buryo abantu turi kubona bazaririmba namwe mukareba indirimbo zanyu zose? dufitemo umwanya wabo bose bo kuririmba, tukageramo umwanya w'ijambo ry'Imana. Kuva saa 11 kugeza rwose dutaramye tugasoza nka saa 4 tuzamubamenyesha very soon. Yeah, yes, yes. ikibazo kimwe cy'ukunze bizageze cy'imbogamisi duhura nacyo abantu tuba turi gucuruza, kuvuga ngo ibiciro twabonye hano tubyise mu mazina yabyo VIP, VVIP, REGI arizo invitasiyo n'ibindi, ese ukuntu setinze azaba arimo cyuko zigana kugira ngo njye nibambaza nzaba uko nsobanurira abantu bifuza. Ikindi cya kabiri ntabwo byari ngombwa ko muri abo batumirwa hari kuzamo nka babiri twabaza intego y'iyi konseri. Mpereye ku cyo usorejeho, ntabwo babonetse, buriya bazaboneka nyine utaha. So hanyuma ku bijyanye n'uko settings avuga imyicarire, ku bijyanye rero n'imyicarire bizaba biteguye neza. Yes. Ibijyanye n'imyicarire bizaba biteguye neza kandi bisobanutse rwose. Muzagerageza kubasobanurira ko nta kibazo kirimo. murakoze. protokolo yacu nayo izaba imeze neza rwose, turabibizeza, kandi imyanya iramutse yuzuye mbere ya konseri nabyo twabibabwira. Nta gahunda yo kuvatiketinga dufite. Hanyuma n'aba bandi bavuze ko batabyizera, niko bimeze. Imyanya yaruzuye y'ubuntu. So sinzi niba mwakwihangana tugasoza. Nerso niwe wanyuma ubundi tugasoza. Nareka mwakwihangana tugasoza. Nerso reka tumwumve ubundi dusoza. Abantu muri inyuma mutwihanganire twumve Nerso ubundi dusoza. Jewe gusa ni flexibility yo gutanga amakuru, iyo ibura gusa ku bahanzi cyangwa mu makonseri ari igihe uyikoza ku muntu ukora interview n'abantu bigasa nk'aho ibintu bibanganye. Nashaka kubaza niba tuzabona ahantu dushobora gukorera ubuzima interview wenda ku bahanzi ari ushobora gukora wenda kuri wowe, abantu muri kudusakuriza n'abari muri tsinda twabona wenda uwo mwanya uzaboneka ko twakorera mbere ya konseri cyangwa nyuma, yaba mbere cyangwa nyuma, ariko tukabona uwo mwanya. So reka wenda abivugeho hanyuma mutwihanganire n'umuderanje, sibyo? Tujye gusoza. Yego, njyewe uko mbyumva numva uwo mwanya uba ukwiriye kubamo rwose. Cyakoze wenda mbere umuntu ari kwitegura kujya kuri stage ho biragoye, ariko nyuma turangije konseri rwose muzabe muhari duse n'abakora aga press conference nta kibazo. So Imana ibahe umugisha.
k'iminota nk'itatu twabikora. cyane cyane Dorcas. So thank you. byazaba intangiriro nziza y'ububyutse bundi buje mu Rwanda. So hari icyo mwakutega ku ndirimbo tuzaririmba, ijambo ry'Imana rizavugirwa, ku bandi bazadufasha kuririmba, turizera neza ko bizaba ari ibintu bidasanzwe. tugiye kubona muri iki gitaramo, yaba mu buryo bwa message bw'ubutumwa ndetse no mu buryo bwa performance. Murakoze. Experience ni ukuvuga ubutumwa bwiza mu bihe byose. Murakoze. Tuvanyeyo ni ukuvuga ubutumwa bwiza mu bihe byose, utarindiriye igihe icyo ari cyo cyose, ibihe bikomeye, ibihe bita ko bitari byiza, igihe icyo ari cyo cyose twakuyeyo ko umuntu agomba kuvuga ubutumwa bwiza, kuko hariya ni ahantu bakunda kugira ibihe bimwe na bimwe bibagora, iby'ubukonje, izuba ryinshi bikabije, bitari nka hano iwacu muri Afurika, ariko twasanze ibyo bihe byose bo bakoramo umurimo w'Imana, batitaye ko hakonje cyangwa se hashyushye cyane. So twebwe rero dufite umugisha w'uko wenda ibihe bo bagira bitari byiza twebwe tutabigira. Rero ni experience nziza twakuyeyo yo kuvuga ubutumwa mu bihe byose. Hanyuma Papy, bari abantu ni bakeya mwagiye gutaramira bigereranyije no mu Rwanda, nicyo cyatumye mufata muri ka Kigali ko imyanya yuzuye byuzuye mbere, kuki mutafasha ahantu hanini? Ni ukubera ko mumaze iminsi mukorera ibitaramo mu Burayi hari abantu bakeya? Ese wowe ku buryo bw'ivugabutumwa n'iki wakuyeyo nka message? Mu by'ukuri twifuzaga ahantu hanini ariko ntiyabasha kuboneka for information. Ikindi kandi ntitwari kujyana abantu hanze kubera ibihe by'imvura, so niyo mpamvu twarebye ka Kigali kugira ngo naho wagerageza kuba hanini. Agerageza kuba hanini. None se Papy, niki cyakugoye muri uno muziki ukumva kirakubabaje kigeze ku mutima ku buryo utifuza ko n'undi muhanzi cyamubaho? Hanyuma unambwiye n'icyagushimishije muri uno muziki uvuge ngo Imana wera nk'ishimwe ufite ku mutima aka kanya. Cyambabaje mu muziki ni ibihe bisa nk'ibyo gusuzugurwa, niko navuga. Aho umuntu agusuzugura kandi mu by'ukuri we wenda wamwubashye, ibyo ngibyo mu by'ukuri birababaza cyane, bikababaza cyane ku buryo rimwe na rimwe umuntu atanabyibagirwa. Hanyuma cyanshimishije ni ukubona ni uko Imana ifite abantu bo kugufata ukuboko, na hahandi usa naho wari ugiye kugwa, usa naho wumvaga imbaraga zawe zirangiye, ariko ukabona Imana ihagurukije abantu cyangwa izanye abantu bo kugukura muri icyo gihe kibi. Ibyo byashimishije kuko nakubwiye ko hari igihe nyine cyabayeho kimeze gutyo kibi, ariko hakaba n'ibindi bihe byiza by'abantu beza noneho baza baje kugusapotinga bongere bakonkereje. Abakubabaje ntabwo wabibagiye, warababariye? Ikindi natubwira icyo Dorcas avuze ku muziki wawe. Ubundi icyo nari ndi kuvuga ntibagirwa ni ibyambabaje, ariko bambabaje bo byararangiye, narabababariye pe. Gusa icyambayeho cyo mu mutima nicyo ntakwibagirwa. Dorcas avuze iki mu muziki wawe kugeza ubu ngubu? Dorcas kugeza ubu ngubu umuziki wanjye avuze byose, kuko niwe manager byose uvuga iki? nabyita na manager akaba na partner, kuko Dorcas ashatse ko performance igenda nabi yagenda nabi,
ashatse ko umuziki wacu urangira yabikora mbese ikintu cyose yashaka yabikora rwose. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ni byose. Tugana ku musozo, Dorcas, winjiye mu muziki bigutunguye, bavuga ko winjiye mu muziki ibintu byarapanzwe imbere, sinzi niba ari ku gahato ka Papy, sinzi niba ari kumvira Imana, ubundi ibi bintu wabyinjiyemo utari ufite gahunda, ibintu byaje byakugwiririye? Byarangwiririye yego, ariko byasanze nanabikunda, ntabwo ari agahato, ahubwo ndabimushimira ko yabinzanyemo kuko narabikundaga, ariko ntazi ko bizaba. Ikindi byari umugambi w'Imana, kandi ntabwo ngewe mfite ubushobozi bwo gusubiza inyuma umugambi w'Imana. Nuko nguko nabijemo, mu by'ukuri si agahato, ahubwo narabikundaga bihura n'umugambi w'Imana. Niki cyabanje kukugora ko na stage zawe bakomeje kuzibazaho? Niki kikugora kuri stage ubu ngubu ngira ngo bagenda umenyera? Niki cyabanje kukugora? Uko bisa kose nyine umuntu yatangiye ibintu adasanzwe amenyereye atanateguye ko azakora, hazamo challenge, kutabimenyera no kutamenya uburyo bwiza bikorwamo. Ikindi kandi ni ya marangamutima bahoze bavuga, ariko nk'uko bivuze nyine byaraje, ngenda bimenyera, bigenda biza. Dusoza mugira ubutumwa mutanga mubwira abanyarwanda muri kurarikira kuza mu gitaramo cyanyu, n'abasanze amatike yashize wenda ubushobozi bwabo, muragira icyo mubabwira? Icyo twababwira nabyo twakomeje kubabwira ni ukubabwira ko bazabona ibintu byiza. Turi mu marepetisiyo menshi cyane, nta kindi dukora, ntibazaza hariya ngo babone turi gucuruza, ntibazaza hariya ngo mbese icyo dusabwa ni ukubaririmbira, kandi tukabikora navuga ngo with perfection. Nibyo rero turimo turategura kugira ngo hariya tunabisengera, kandi kugira ngo bizabe biherekejwe n'umwuka w'Imana. Navuga ngo nicyo nababwira. Amatike bayabone gute? Amatike ni ukujya ku Ishema, www.ishema.rw. Amatike yose niho ari, bashobora kuyahabona. Hanyuma ubutumwa nanjye natanga ni ugushimira abantu bose muri rusange, ari abamaze kwiyandikisha, ari n'abandi bose bari kugura amatike. Ni ukubashimira namwe, kandi tubashimira uburyo muri kudufasha kubibwira abantu, kandi nanone dukomeza no kubabwira ko bizaba ari byiza cyane, bizaba biteguye neza, kandi birimo ubwiza bw'Imana, nk'uko atari twe cyane twabiteguye, ahubwo ari Imana yabiteguye. Twitezemo n'ikintu kidasanzwe Imana izakora, twebwe turabizi ko gihari nubwo tutazi icyo ari cyo, ariko bazakibona. Niko Imana yababwiye ko hari ikintu gishya Imana igiye gukora muri no konseri? Turabizi ko uko byagenda kose, niyo yaba itarabitubwiye, turabizi neza ko yagiteguye kugikora. Kirahari mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Reka off mic.